Mujye kwirirwa neza. Twishimiye kubakira muri iki cyumba rero cy'umurenge wacu wa Runda. Twishimiye kwakira abageni bacu uyu munsi, Karama Jean de Dieu na Ugirase Muzo Josiane. Twashimira mwese ko mwafashe umwanya wanyu mukabaherekeza kugira ngo muze kwizihiza igikorwa cyabo cyo gushyingirwa imbere y'amategeko. Mwagize neza rero kuza, kwiyo mutaza byari kuza kutugora kuko gusezerana kwemewe ni ugukorewe imbere y'ubwanditsi bw'irangamimerere bugakorerwa mu ruhame. Musigara mwitegura urukorero bakaza abageni bonyine, yari mugenzi wanjye ntabwo byari kudukundira, ngira ngo mwihe amashyi menshi mwagize neza. Turashimira kandi abageni bacu ko bahisemo neza, bahisemo gushinga urugo rwabo bisunze amategeko y'igihugu cyabo, amategeko y'umuryango tugenderaho, ribereyeho kuwurinda, rikawuyobora, rikawubungabunga, rikawuha imirongo migari ugomba kugenderaho kugira ngo umuryango mwiza, umuryango utekanye, umuryango uteye imbere. Rero bisunze itegeko, nk'ubuyobozi turanezerwa ko tuba tubonye urugo rwiza rugiye gushingwa mu buryo bwemewe. Twubahiriza urugo rero tukanarwishimira kuko tuba dukoze umuryango, kandi umuryango ni wo muzi shingiro w'imbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda, kuko itegeko shingiro ribivuga. Ubwo rero tubyitaho cyane kandi tukabyishimira kuko baba bahisemo neza. Jean de Dieu na Josiane namwe mwarakoze ko mwahisemo gushinga urugo mu buryo bwiza, bigatuma nk'ubuyobozi n'imiryango tubasha kubashyigikira kugira ngo mushinge urugo byemewe. Gusaba gusezerana rero abageni babisaba ku bushake. Josiane na Jean de Dieu babisabye ku bushake. Iyo bamaze kubisaba rero tureba ko iby'ibanze basabwa kugira ngo bemererwe gushyingirwa babyujuje. Icya mbere tureba ni ukureba imyaka y'ubukure bwabo. Ntabwo umuntu wese yifuje gusezerana tumusezerana, ahubwo turareba ngo uyu mugabo n'uyu mugore wifuje gusezerana bafite imyaka y'ubukure. Imyaka y'ubukure yemewe kugira ngo umuntu ashyingirwe rero ni imyaka 21 gusubiza hejuru. Basanze rero abageni bacu nta kibazo bafite ku myaka, barakuze. Twongera tukareba ku irangamimerere yabo. Saba abageni ko bifuza gushyingirwa, abo muri bo ntawe afite umuziro mu irangamimerere watuma adashyingirwa. Irangamimerere tureba ibintu bibiri cyane cyane, ko umuntu wemerewe gushyingirwa n'umuntu w'ingaragu utarigeze ashyingirwa, cyangwa se yarigeze gushyingirwa byasezerano bikaba ryaravuye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo byose muri bya byangombwa tubatuma tugira ngo turebe niba koko ibisabwa kugira ngo basezerane babyujuje, hanyuma tubemerere kubasezeranya. Iyo tumaze rero kubireba, tumaze kubona imyirondoro yabo, tumaze kubona ibyangombwa byabo, dutegetswe kubaranga kugira ngo uza ku murenge wese muri ya minsi igenwa n'itegeko amenye ko Karama Jean de Dieu na Ugirase Muzo Josiane bagiye kubana. Tubaranga rero kugira ngo buri muntu wese winjira muri uyu murenge ubasha kubamenya, abashe kuba umutangabuhamya ku makuru yabo. Ese amakuru baduhaye niyo, ese imyaka bafite niyo, ese nta sano yo bugufi bafitanye, aho Josiane na Jean de Dieu ntibafitanye isano ya bugufi y'amaraso yatuma badashyingirwa. Iyo ya minsi rero irangiye, nawe uratubwira ko afite imbogamizi kubifuje gushyingiranwa, niho twinjira mu cyiciro cyo kuba twabashyingira, ari umwanya mwiza turimo aka kanya. Twongera kwibutsa rero ababyeyi, abavandimwe n'inshuti mwabaherekeje ko amategeko yacu aba ashingiye no ku muco wacu. Hari imihango y'ubukwe ya Kinyarwanda igenwa n'umuco wacu ariko yemewe n'itegeko. Tubibutsa rero ko iyo mihango nayo mu bukwe bw'abana banyu igomba guhabwa umwanya, kandi umwanya mwiza, kuko ni ngombwa ko imiryango izashyingirana imenyana. Niyo mpamvu habaho gusaba irembo, hakabaho gusaba umugeni, hakabaho ko umuryango w'umukobwa ukosha umuryango w'umuhungu, niko umuco wacu bitegeka. Ibyo byose rero tubibutsa ko bishobora kubanziriza iki gikorwa cyangwa se bikanagikurikira, ariko bikubahirizwa kuko ni bimwe mu bituma tubasha kugira umuryango mwiza, umuryango uko bukabagabuza imiryango. Ibyo nabyo ni inshingano zanyu nk'ababyeyi kugira ngo mubyubahirize kandi mubyuzuze neza, ariko tukibutsa ko inkwano atari impamvu yatuma abana badashyingirwa.
ntabwo ababyeyi b'umukobwa cyangwa se ab'umuhungu ushobora kugirana ikibazo ku nkwano ngo bibe intandaro yo gutuma abana badashyingirwa, kuko inkwano ni ikimenyetso cy'umuco, ni ikimenyetso cyo gushimira ababyeyi, ntabwo ari ikintu kiri hariya cyatuma abantu badashyingirwa. Twibutse no kugira ngo mujye mubyubahiriza hato umuco wacu utazacika, ko buriya igihugu kiba kigizwe n'umuco wacyo, niho umuntu amenya ngo hari iwacu hariya ni w'abandi. Twibutsa rero abashyingiwe ko gushyingirwa atari ukuza kurangiza umuhango hano, ntabwo ari ukuza ngo ababyeyi baze bakenyeye bambaye neza natwe tuze tuje kubaha iryo sezerano hanyuma babafotore mutahe, ahubwo muba muje gufata inshingano, muje kwakira inshingano imbere y'ubuyobozi, imbere y'imiryango. Wari umusore akaza kwiyemeza kuba umugabo, wari umukobwa akaza kwiyemeza kuba umugore. Icyo cyemezo rero ni ntakuka. Icyo cyemezo umaze kukiyemeza, umaze kurahira ku kirango cy'igihugu, umaze gusinya mu gitabo cy'irangamimerere, ubwo aba ari inshingano ufashe kandi ntisubira inyuma, kuko umuntu ari umusore akaba umugabo ntabwo azongera kumwongera umusore, wari umukobwa akaba umugore ntawe ari bwongere kuzagatunga yongera abe umukobwa. Ubuzima bwanyu busigaye mugiye kubonamo nk'abashyingiranywe, turabifuriza rero icyo cyemezo mwafashe mu gihagararaho, wiyemeje kuba umugabo, Jean de Dieu ukaba umugabo uhamye, Josiane ukaba umugore mwiza ku buryo Jean de Dieu ahora yishimira gutaha mu rugo yumva anezerewe kandi ameze neza. Gusezerana n'ubahizo nshingano ya mbere no kubana n'umugabo n'umugore. Uyu munsi mwembi buri umwe yabagaho ubuzima bumwemerera kuba iwabo cyangwa se ahandi hantu, mugahura mwabiteguye, mugahura mwavuganye ko mugore cyangwa mwasuranye, ariko guhera uyu munsi mugiye kubana nk'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore rero bategetswe kubana mu rugo rumwe, bakabana mu nzu imwe. Mu byumba bingahe jambo? Mugerayo muri mu byumba bingahe? Byose muragenda mujye mubituramo, muracya mubirangiye. Iyo mugeze mu rugo ukagera muri ya nzu muhitamo icyumba kimwe, nubwo byaba bingana n'ibiri muri uyu murenge wose, muhitamo kimwe cyiza ku bushake bwawe, bitewe n'aho munda kiri nuko kimeze simbizi. Ariko mutegetswe kubana mu cyumba kimwe, ukabana ku buriri bumwe, mugasangira amashuka nk'abashyingiranywe. Iyo nshingano rero irakomeye ariko ni nziza, igomba kubahirizwa. Niyo nshingano ya mbere ituma wari umusore ab'umugabo, wari umukobwa akaba umugore. Iyo nshingano muyihabwa n'itegeko kandi niyo nshingano nkuru. Iyo nshingano ntabwo ishobora kuza yonyine, hari ukundi kuntu ngo mwabagaho aho mubana mugasangira ubuzima bwa buri munsi. Umunsi Jean de Dieu na Josiane mugiye gusangira ubuzima bwa buri munsi babandi badahari, kuko iyi miryango irabaherekeza ize kuza kubageza mu rugo, akigira umwanya nimara kubaka inkike yabageneye isubire nayo mu miryango yabo. Natwe dufite inshingano turi bwubahiriza uyu munsi kugira ngo ubukwe bwanyu bugende neza. Nituzirangiza turajya mu zindi nshingano cyangwa se tube abatumirwa basanzwe. Urugo rusigaye rero ari urwa Jean de Dieu na Josiane. Ufite inshingano rero zo gushaka ibitunga urugo rwanyu, yaba umugore yaba umugabo, inshingano zo gufatanya kugira ngo urugo rwanyu rubone ibirutunga, ibyo mukeneye byose mu buzima bwanyu kugira ngo bugende neza. Aho mugomba gushyira hamwe mukagira ikiganiro, mukaganira, mukagira ibitekerezo, mukagira imishinga kugira ngo urwo rugo rwanyu rubone iby'ibanze byose umuntu akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Urugo rero rwanyu rugomba kugira kiyobora. Ahantu hari abantu barenze umwe hari ubuyobozi. Nimugera mu rugo ntaruyoboramo. Agenda bite Josiane? Aho abantu bari inyuma baza kwitahira, natwe tugataha mugasiga na Jean de Dieu, urugo muraruyoboramo. Murafatanya muyobora urugo, muganire ku gikenewe, icyo mwenda gukora cyose mukivuganeho kugira ngo wa mwanzuro mufashe mubashe kuwushyira mu bikorwa.
ntabwo ari bimwe bya kera ngo umugabo niwe nyiri urugo wenyine, oya, ahubwo ibitekerezo bya buri wese bifite agaciro mu rugo. Hanyuma rero dushingira umugabo n'umugore kuko tuba twizera ko bazagira urubyaro, u Rwanda rugora rufite amaboko. Abana rero bavutse mu rugo rwanyu aba ari abanyu, ariko aba ari abana b'igihugu. Igihugu ntabwo kireka rero ngo abana banyu mubarere uko mushaka, uburyo wowe na Jean de Dieu ko mwatekereza kubarera ariko mwabarera, ahubwo abana banyu n'ab'igihugu mugomba kubarera mukabaha umuco w'igihugu cyacu, mukabaha indangagaciro, mukabaha uburere, mukabaha n'ubumenyi, kugira ngo babe abana nabo bazagirira igihugu akamaro mu binyejana bindi biri imbere. Ibyo byose tuvuga rero ntabwo mwabigeraho mudafite ubushobozi. Mugomba gukora urugo rwanyu rukagira ibirutunga, rukagira imitungo. Umutungo w'abashyingiranwe rero ugira no gucunga ugenwa n'itegeko. Iyo abantu bashyingiwe ntabwo umutungo bafite bongera kuwucunga uko bibona, ahubwo bakurikiza itegeko uko ryabagiriye inama. Muri bwa buryo rero butatu buteganyijwe bwo gucunga umutungo w'abashyingiranwe, harimo ivangamutungo rusange, abashyingiwe bavanga umutungo wabo ari uwo bafite mbere y'uko babana n'uwo bazagira nyuma y'uko babana. Ari uburyo bw'ivangamutungo muhahano, n'abashyingiwe bashobora kwiyemeza kuvanga umutungo bahereye igihe babaniye, rya mbere y'uko babana buri wese akagumana ibye, cyangwa se n'ivanguramutungo risesuye, aho umugabo n'umugore bashobora kubana mu rugo buri wese akagira umutungo we, ariko bagaruza ku nshingano yo gutunga urugo. Muri ubwo buryo butatu rero muhitamo bumwe. Uburyo mwahisemo rero ndabibutse ko ari itegeko ku mutungo wanyu, ubwo buzagenga umutungo w'urugo rwanyu, kugira ngo wa mutungo babere igikoresho cyo kugera ku bindi byose mwifuza kugeraho. Itegeko rero rirabarinda, rikabarengera, rikababungabunga, rikabaha umurongo, rikabaha buri kintu cyose, ariko hari n'ibyo ribabuza. Tuvuga ngo abantu bagiye gushyingiranwa, ese ko Josiane atenda kuba Bikira Mariya aka kanya, cyangwa Jean de Dieu ngo abe Yezu cyangwa Yosefu, ko ari abantu bashobora gukosa, ariko se ni iki badakwiriye gukosamo? Ni iki bakwiriye kwigengesera cyane kugira ngo hatoya rya sezerano mwaje gusaba uyu munsi atazagira icyaribangamira mu mibanire yayo? Itegeko rero rigira ibyo ryihaniza ku bashyingiwe, ariko abantu babana ntabwo babanira kuri iki gitabo, ntabwo bakizimwe ngo bagitwara bajya gisoma buri munsi, ahubwo bagira ibyo bakuye muri iki gitabo tuba twaganiriye, bakagira n'ibyo bo ubwabo baziranye bumvikana. Kazi bikunze Jean de Dieu azi ibintu buriya Josiane akunze, si byo Jean de Dieu? Urabizi byinshi, ngatubwira mu kimwe twumva. Ikintu cy'ingenzi akunda mu buzima bwe ni ukuba afite amahoro. Kuba afite amahoro, kuba afite umutuzo rwose nta nkeke imuriho, akaba ameze neza, sibyo? Bamwe umuntu uzitwararika kumushyiraho inkeke, witwararike kumubabaza ku buryo ahora afite amahoro mu rugo yumva ameze neza, sibyo? Uretse ko bimeze se? Ujye witegereza abagabo iyo bagenda mu nzira bigendera bisanzwe, ujye tubona tugenda, ariko hari ingeso wanga ku bagabo. Nubwo ntaramuguha neza, ku bagabo uzi hari ingeso ujya wumva wanga ku bagabo. Yego? Tubwire n'umwe wanga ku bagabo kurusha izindi. Ingeso wumva Jean de Dieu uyimusanganye byawe kubangamiye. Kubwira nabi. Jean de Dieu rero biroroshye. Nshaka no kuvuga neza gusa. Se bizakunanira. Ntabwo bizakunanira. Naba yanakosheje ujye umuhana neza, mubwire neza. Sibyo? Ukaratekereza atari ubu ngubu kwabo twabanaga bari bwisurire mu rugo, asigarana na Jean de Dieu. Ubukira akambwira nabi nabigenza. Nuko nicyo gikomeye. Ugomba no kumubwira neza kugira ngo yumve aguwe neza mu rugo. Itegeko riteganya rero ko abashyingiranwe nabo impamvu ngiye kubabwira batakwiriye guhura nazo, kuko iyo hagize impamvu yatuma umwe muri bo akora icyaha mu byo ngiye kubabwira, mugenzi we ntamwihanganire. Nubwo kubana bisaba kwihangana, bigasaba gukundana, bigasaba kuzuzanya, bigasaba kubabarirana, ariko igihe wakora kimwe mu byaha ngiye kubabwira, mugenzi wawe yaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntakubabarire, akajya ku rukiko,
rwakira ikirego rukagisuzuma. Ntabwo twifuza rero ko ibi byaha ngiye kubabwira byazagaragara mu rugo rwanyu. Icya mbere mubujijwe ni ubusambanyi, icya kabiri ni uguta urugo amezi 12 akurikirana, umunsi mukagenda mukabana nk'umugabo n'umugore, umwe muri mwe cyangwa ejo bundi akagenda atabwiye mugenzi we, akazamara amezi arenga 12, icyo gihe aba yataye urugo. Icya gatatu mubujijwe ni ugukora igihano gisebeje ku buryo mugenzi wawe agira ipfunwe ryo kukwitirira. Ugomba guhora uri umuntu mwiza, ugomba guhora uri umuntu w'inyangamugayo, ugomba guhora uri umuntu bavuga ngo umugabo wa Josiane akumva ni byiza, bavuga umugore wa Jean de Dieu akumva nawe ni ishema kuri we. Mugomba kwirinda kwanga gutanga ibitunga urugo. Twavuze ko ari inshingano yanyu mwembi gutanga ibitunga urugo, ariko mushaka kugera mu rugo akagira ikintu kibura mu buzima busanzwe. Bizagenda bite? Bizagenda bite hano? Umukenera ikintu umuntu ntagihari mu rugo bizagenda bite? Uzakora mushyire hamwe nk'uko bivuze, mugende mugishake kiboneke, nikitanaboneka mu biganiro mugire uko mubyakira. Ariko hari igihe kibura hajemo agahimano. Ubushobozi burahari, hari umwe ubufite hagati yawe na Josiane, ariko akanga kubukoresha cyangwa kubutanga by'agahimano. Iki kiba cyabaye icyaha rero cyo kwanga gutanga ibitunga urugo. Ikindi mubujijwe ni uguhozanya ku nkeke. Mwaguriye atinya kwamubwira nabi, nawe urabizi ko anezezwa nuko muha amahoro. Nta mpamvu rero yuko mu rugo hazamo inkeke, ahubwo agomba guhoramo ibyishimo n'ibiganiro byiza. Ikindi mubujijwe nk'abashyingiranywe ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko umugabo wawe n'umugore wawe ariko mugomba kugira ubwumvikane. Mubujijwe kandi kumara imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu. Hari igihe abantu bashyingirwa bakagenda bakaba muri rwa rugo rwabo, bakagira ikintu batumvikanaho, ibintu bisanzwe mu buzima. Mu gukemura icyo kibazo bakemeza kutabana, umwe akajya ukwe undi akajya ukwe. Iyo hashize imyaka 2 mutarongera kwihuza rero, mwongere kubana nk'umugabo n'umugore, uwo bibangamiye cyane ushobora kugaragaza ko bamaze icyo gihe batabana, urukiko rukora rwabisuzuma rukareba niba noneho koko rutabatandukanye. Mubujijwe kandi rero kumara amezi arenga 12 utarimo abana nk'umugabo n'umugore uhereye uyu munsi nta mpamvu mwumvikanyeho ihari. Mwumvikana umunsi tukabashyingira ukagenda mukarambika, akazashira umwaka kandi mutageze mwicara ngo muganire ngo dufite imbogamizi iyi n'iyi ituma mu gihe kingana gutya tuzaba tutarabana. Kugenda rero uko bigenze, akagira umuntu byabangamira ko muri mwembi babiri, byabangamira ko byarindira igihe kireze icyo ngicyo, ushobora kujya ku rukiko kerekana ko mwasezeranye ariko ryasezerano mutaryubahirije. Basuzuma basanga nta mpamvu ihari yatumye mutaryubahiriza, rikaba ryasezwa. Izi mpamvu rero tuzibabwira kugira ngo mu bintu bikeya umuntu ashobora gusitaraho mu buzima, mu bintu bikeya umuntu ashobora gukosaho, ibi byo ntibyemewe. Ushobora kuba ngo nagize ibyago ndakosa muri ubu buryo, ko waguye mu cyaha gihanwa n'amategeko, ugomba kwigengesera kugira ngo hatoya utaba intandaro yo kuba rwa rugo twashinze uyu munsi ubuyobozi bwishimiye, imiryango yishimiye rwagira ikibazo. Iyo twabonye umuryango rero tuvuga byinshi, tuganira byinshi, ariko n'ubundi umuryango ubuje kugira ngo tubane mu buzima busanzwe, tuzakomeza kuganira n'ibindi. Niyo mpamvu rero tugerageza guhina kugira ngo izindi gahunda zize kugira umwanya wazo. Ariko mbere yuko tubashyingira tongera tukabaza aho turi kumwe niba nta ufite impungenge ku bukwe bwa Jean de Dieu na Josiane, niba nta makuru mashya mwamenye yatuma tutabasezeranya, niba mu gitegeko riteganya ntaho batumenyeye ikindi kintu cyatuma ubukwe tubuhagarika. Iyo rero hari azamura ikiganza akatubwira, mwirwe mureba yo ndabarebera nta kibazo. Batangiye kundeba bashaka gukemuka, ndabarebera ntibahumura. Rero ntawe uzamuye ikiganza mubaha amashyi menshi kugira ngo bajye gukindi kintu. Nuko rero biteganywa n'itegeko, batambuka imbere y'ubwanditsi bw'irangamimerere, ikiganza cy'ibumoso kigafata ku idarapo ry'igihugu, icy'iburyo bakizamura cyane,
ukarahira indahiro nk'uko itegeko ribiteganya. Indahiro igira iti: jyewe uvuga amazina yawe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe uvuga amazina y'umugore wawe umbera umugore, tukazabona uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Naho umugore indahiro ni imwe, nuko we arahirira ko yemeye ko umubera umugabo. Iyo mumaze kurahira mwembi munatambuka mukaza mugasinya mu gitabo, ubwo abandi twese tuba twitonze dukurikiye indahiro. Iyo barahiye neza tubaha amashyi, ariko n'impundu iyo zihari ntabwo zubujijwe. Murakoze. Yewe Jean de Dieu Irakarama, maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Umuhoza Ugirase Josiane umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Ugirase Umuhoza Josiane, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Irakarama Jean de Dieu umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Mwizerwa Rafiki wanditse irangamimerere Barunda, maze kumva amasezerano ya Irakarama Jean de Dieu na Ugirase Umuhoza Josiane bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Irakarama Jean de Dieu na Ugirase Umuhoza Josiane bashyingiranwe uko amategeko abiteganya. Mwongere mu amashyi menshi ni mwe. Aho mwerekeje ari umusore n'inkumi, uwo n'umugabo n'umugore bemewe n'amategeko. Tukaba tubifuriza urugo rwiza, tubifuriza urugo ruhire, tubashishikariza mwese gukomeza kwirinda COVID-19. Ni icyorezo gikomeye, ni icyorezo tugomba kwiga gukorana nacyo. Ibihe nk'ibi rero by'ubusabane, igihe abantu barangara, ushobora kuba idirishya cyangwa intandaro yo kuba abantu bakwandura COVID. Nta mpamvu rero yo kuba ku munsi nk'uyu mwiza w'ubukwe bw'abana bacu hagira uwandura cyangwa akanduza mugenzi we COVID-19. Kugira ngo tubigereho nuko buri wese agira iyo ntego, akumva atari yo wakwandura cyangwa wakwanduza mugenzi we kuri uyu munsi. Iyo tumaze kubashyingira rero baba bahinduye irangamimerere, tugiye kubashyira mu gitabo cy'irangamimerere cy'ikoranabuhanga. Iminota mikeya niba bakenera icyemezo cy'uko bashyingiwe, banyura ku rubuga rw'Irembo bahite bakibona. Ni ibintu byihuta ikoranabuhanga tugezeho mu gutanga serivisi. Nagira ngo mbashimire, babwire ko igikorwa cyacu cy'udurujanga gihumuje, maze mbifuriza ubukwe bwiza, mbifuriza ibirori byiza, mbifuriza gukomeza kugendana n'Imana. Murakoze cyane. Abageni bose bakunda amafoto y'abagitifu, sinzi impamvu. Niyo mpamvu banze guhaguruka nabo. Kandi yegera imbere